niba ufite budget ya miliyoni 130 ngwino nkwituriza hano Kabeza, iwabo wabeza ndetse iwabo w'ibyiza, utura ahantu heza cyane hafi ya kaburimbo. Nongeye kwasuhuza mbaye ikaze kuri Kigali Band Seri nk'ibisanzwe ngende Moses. Mu by'ukuri aha mbagereye ni Kabeza nk'uko nababwiye, ubwo ni iwabo wabeza nyine ni iwabo w'ikiza urabyumva. Kabeza nkubazi mu Itunda ni ahantu heza cyane hafi ya kaburimbo, ariko nongeye kukubwira ngo miliyoni 130 rekeraho utaza kugomeza guhendwa. Mu by'ukuri nimba waradukurikiranye ukatugana kuri Kigali Band Seri, twe twenyine tugira ibiciro biri affordable, tuba dushaka gufata neza abakiriya bacu. Miliyoni 130 rero iki gipangu cyacu gifite ibyumba 4, dushe na toilette 3, ariko kikagira rooftop nziza cyane iryoshye kandi iryoheye ijisho. Mu by'ukuri mba nigoye nkaza hano Kabeza nkaza gushakira imari nziza, nawe kora aho hantu handitse subscribe kugira ngo tuzamukane tugomeze twubaka umuryango wacu mugari. Ariko inzu yacu iyo ireba kuri kamera ubona ko miliyoni 130 ni nka tombora, waba witombore mu by'ukuri. Aha ngaha rero twinjiye ni muri compound yacu, turahasanga parikingi y'imodoka zigeze muri 2, ubwo zaba ari nk'amavewe kubera ko nanze kuvuga udutoya twaba nka 3 wenda mu by'ukuri, ariko imodoka 2 ndazikwijeje uko zaba zingana uko ariko kose. Inzu yacu rero ifite n'amanegisi tuvugurwaho umukozi yarara, igikoni n'iki, ariko reka ngomeze mbiyerekere ubu bwiza bw'imbere tunazamukana tugomeza kugenda ngenda mberekamo ibintu byose bigiye bigize iyi nzu. Iyo tugeze kuri entrée y'urubaraza tuza tureba inkuta nziza zigiye ziriho twatuye twiza cyane tugaragara, dutanga ubwiza ariko n'ubundi dutanga gukomeza inzu. Inzu yacu yubatse n'amatafari ahiye kuva hasi kugera hejuru. Twinjirane mu rubaraza rwiza cyane runini ushobora kwicaramo narwo ukaba wifatira akayaga mu gihe udashaka kujya kuri rooftop cyangwa se mu gihe udashaka kujya muri salo. Reka nkusubire mu miliyoni 130 mu by'ukuri ntabwo byari bigikunda. Twinjirane muri salo yacu nini cyane nziza cyane, ubona ko ari salo yisanzuye ngari. Iyo uhereye hasi ukareba design iri ku makaro, wakubita ijisho hejuru ukareba itara rifunzeho, design igiye iriho utuntu twiza cyane, urabona ko aba bantu ni abahanga bazi kubaka mu by'ukuri. Inzu igomba kuba yubatse ikomeye n'amatafari ahiye, ariko inakoze finissage, ifite ibikoresho byiza cyane. Iyi ni TV stand dusanga aha ngaha nayo ahagenewe nyine nka televiziyo, ngira ngo murabibona. Urabona ko inzu yacu ibisetinze neza mu by'ukuri. Dukomezanye ubwo turava aho ngaho twinjira ku gice kirimo salle à manger. Ubwo icyo bihuriyeho na salo nayo ni salle à manger, ngira ngo murabibona amakaroni yayandi, ariko wazamuka hejuru hafunze itara ryiza ise na parafo ya gipusamu. Urabona ko uramutse wiguriye inzu mu by'ukuri waba uhiriwe cyangwa se utombaye. Twinjirane kandi ubwo tujyane mu gikoni cyacu. Iki ni igikoni cyiza cyane nacyo gifite ububati bwiza bw'umweru, amakaro meza, umwanya wa gazi kuka, umwanya wa firigo. Nyamuneka ndakubwiye ngo nta handi hantu ushobora gusanga ibintu usibye muri Kigali Band Seri. Nitwe tugira ibiciro biri affordable kuko twita ku bakiriya mu by'ukuri. Aha ngaha tuhasanga lavabo nziza cyane y'insirimu, ubona ko nayo ifite ikitandukaniyeho n'izindi. Igikari nuza tuzakujyanayo, ariko ibisabwa byose birimo igikoni, dushe na toilette by'umukozi, ndetse yewe kongeraho na za stock n'ibiki. Twinjirane mu cyumba cy'abashyitsi aho dusanga urugi rwiza rwa mufura duheraho, ariko duhingukira kuri dushe na toilette nziza cyane nayo banyerekere. Ni dushe ngari nziza ifite amakaro meza, toilette nziza. Twakwinjira aha ngaha tuhasanga icyumba cyiza cy'abashyitsi gifite amakaro meza, amarangi meza, kandi ni icyumba kinini. Mu by'ukuri uramutse uguze iyi nzu waba uguze waba umeze nk'ukoze cyamunara mu by'ukuri. Miliyoni 130 ni amafaranga makeya cyane. Ibyumba ni 4, dushe na toilette 3. Dukomezanye tugendana, iki gice tugiyeho kiriho ibyumba 3, kikabamo na chambre principale. Naho urugi ni rwa ngira ngo murabibona. Utumva iyi nzu iri ku giciro gitoya ngo ugire ngo irasondetse.
Uyu ni undi muryango wa kabiri ushobora kuba wajya mu gikari mu gihe utaciye mu gikoni cyangwa ushaka kuza kujya mu byumba. Aha ngaha tuhafite icyumba kinini cyiza cyane, nacyo ubona ko ari icyumba cyisanzuye, amakaro meza, amarangi meza, yewe iyi nzu yujuje ibisabwa byose. Aha tuhafite rero dushe na tuwarete y'icyo cyumba, ariko igisangiye n'ikindi cyumba ngiye kubereka kiri aha ngaha. Icyumba kinini, ubwo ibi byumba nabamenyesha ko ari iby'abana kubera ko byegeranye na chambre principale, niko dukunda kubyita. Urabona ko ibyumba byose ari binini cyane. Dukomezanye tugendana, njyewe abakiriya banjye ngira ngo bose banyibonemo. Waba ushaka inzu ya miliyoni 700 cyangwa se na miliyoni 100, zose muri Kigali Band Seri ziba zihari. Tukigera aha ngaha duhura na bathroom nziza cyane nini itubutse ngari ya chambre principale, ubona ko iratandukanye nini cyane mu by'ukuri. Twakinjira aha ngaha tukahasanga icyumba kinini nyirizina, ni icyumba kinini cyiza kiryoshye, ubona ko ni icyumba kinini kandi gihagije. Aha ngaha twagira umuryango ujya kuri rooftop. Rooftop yacu nayo ni nziza, yakakira abantu benshi cyane kuko ni rooftop isakaye ku buryo wowe wayijyamo uramutse ugiyeho ushaka kwakira abashyitsi bose bashoboka. Ubwo rero reka dukomezanye mu by'ukuri, ariko ngufasha no kugira ngo dusozanye ino video nkwibutsa details zayo. Ibyumba ni 4, dushe na toilette 3, rooftop ikagira n'amanexi, miliyoni zawe 130 hano Kabeza mu Itunda. Uhageze waduhamagara kuri nimero muri telefone cyangwa se ukanatwandikira kuri WhatsApp, ukaza tukagutuza neza kandi udahenze. Murakoze cyane.